Yesu ashobora ibintu byose, nta kimunanira. N'ibyo abantu bibwira ngo ntibishoboka, kuri we birashoboka. Muri izi nkuru rero dusomye hano, ndagira ngo cyane cyane twifashishe abantu batanu tubona muri iyi nkuru kugira ngo batwigishe, twigire kuri bo, bitume buri muntu wese udukurikiye ashobora kumenya umwanya yakwishyiramo muri aba bantu batanu tubonye hano. Turavuga ku bahetsi bari bahetse uriya murwayi. Icya kabiri, turavuga ku bimanye inzira kugeza ubwo umurwayi bamunyuza hejuru y'inzu kandi hari inzira igera kuri aritari aho Yesu yari ari. Icya gatatu, turavuga kuri Yesu nyir'inkuru yogahoraho. Icya kane, tuvuge ku banyedini. Icya gatanu, tuvuge ku murwayi ubwe. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, muraho. Ndabaramukije cyane mu izina ryiza rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Nshimishijwe cyane no kugira ngo twongere tuganire kandi amagambo yera y'Imana, kuko niyo ari mu ibyo kurya bitunga ubugingo bwacu. Ni Pastor Nzabonimpaka Niziyusi. Ndagira rero ngo uyu mwanya dusome amagambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bw'umukiza wacu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka, ibice 5 duhereye ku murongo wa 17. Ni inkuru dusoma kuza kugeza ku murongo wa 26. Umwuka w'Imana tuyobore mu gusoma, kandi n'ibiganiro byose tugira ku bw'iyi nkuru nabyo bigwe neza ubuzima bwacu, kugira ngo dukomeze kubaka umuntu wacu w'imbere, kandi uko niko kumugaburira. Aya ni amagambo y'Imana kandi niyo atunga umuntu wese kugira ngo azabashe guhabwa ubugingo buhoraho. Nuko tuba imbere y'ibyanditswe kugira ngo umwuka wera ajye abidusobanurira. Dusome rero iyo mirongo duhereye ku wa 17 w'igice cya 5. Nuko ku munsi umwe muri iyo minsi yarigishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu. Kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bari bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura, bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, uyu ninde wigereranyije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Maze Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyemo, arataha, ataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa, bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza
amen. Ijambo ry'Imana rero burya riraryoha kandi ni ryiza, ni iry'ingirakamaro. Ndagira ngo intego dufite muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana iduhaye ni intego ivuga ngo Yesu ashobora ibintu byose, nta kimunanira. N'ibyo abantu bibwira ngo ntibishoboka, kuri we birashoboka. Muri izi nkuru rero dusomye hano, ndagira ngo cyane cyane twifashishe abantu batanu tubona muri iyi nkuru kugira ngo batwigishe, twigire kuri bo, bitume buri muntu wese udukurikiye ashobora kumenya umwanya yakwishyiramo muri aba bantu batanu tubonye hano. Turavuga ku bahetsi bari bahetse uriya murwayi. Icya kabiri turavuga ku bimanye inzira kugeza ubwo umurwayi bamunyuza hejuru y'inzu kandi hari inzira igera kuri aritari aho Yesu yari ari. Icya gatatu turavuga kuri Yesu nyir'inkuru yogahoraho. Icya kane tuvuge ku banyedini. Icya gatanu tuvuge ku murwayi ubwe. Aba bantu baradufasha kumenya icyo Yesu yakoze hariya hantu, n'icyo natwe bigenda bitwigisha kuri buri cyiciro cy'abantu bavugwa muri iyi nkuru. Aba bahetsi rero bariho dutangiriraho bakoze umurimo ukomeye kandi uri mu bwitange, ndetse ni umurimo wo kwizera gukomeye, ku buryo na Yesu yarabahamirije ko bafite kwizera. Ku murongo wa 20 aho avuga ngo abonye kwizera kw'abo bahetsi bituma nawe agambirira gukora ikintu. Ubwitange bwabo bugaragarira cyane mu rukundo bagaragaje. Bari bafitiye uyu murwayi, uyu muntu w'ikirema, bari bamufitiye urukundo, ariko kandi muri urwo rukundo bagaragaza no kwizera gukomeye. Baramuheka, baramujyana, baravuga bati nitumumugeza imbere nta kibazo, arakira rwose. Ibyo rero biragaragaza ubwitange bw'aba bahetsi. Ikindi rero tubona kuri aba bahetsi ni uko bamenye ijambo ryitwa gupimanya. Gupimanya n'aho Yesu ari. Bamaze kubona babuze inzira n'ikigaragaza urukundo rwabo, baravuga bati ubwo abantu bapfukiriye ku miryango hose bakuzurirana, ariko nta kibazo, icyo tuzi ni uko namugera imbere arakira. Bemera gukora ubwitange bundi bumeze nk'ubuharamagara, batitaye ku kiguzi bazasanuza inzu y'abandi bagiye gusenya. Barurira, urumva ukuntu byabaruhije. Bamwe bajya hejuru basenya amategura y'inzu, bacamo umwanya umuntu yanyuramo. Mwumva iyo sene namwe ukuntu yari ibaruhije. Abandi babiri basigaye babahereza wa murwayi, maze bamumanurira aho Yesu ari, niko Bibiliya yatubwiye. Ntabwo bamumanuriye ahandi hantu. Iri jambo ryitwa gupimanya ni ijambo ryiza cyane, rikwiriye kugira icyo ritwigisha nk'abantu b'Imana. Ndetse n'undi wese waba akurikira ijambo ry'Imana ushobora kurikurikira utarakizwa, utarakira Yesu nk'umukiza wawe, ariko rikagukiza, kuko natwe twakijijwe naryo. Ntabwo twavutse dukijijwe, ni uko twateze amatwi ijambo ry'Imana maze rikadukiza, rikagira icyo rimarira ubuzima bwacu. Aba bahetsi rero, hamwe n'urukundo twavuze bari bafite, hamwe n'ubwitange bwabo bwo guheka umurwayi, hamwe no kwizera kwabo yuko nibamugezaho Yesu ari aza gukira, ariko twongereyeho n'iki cyo kumenya gupimanya ubwo batoboraga inzu y'abandi. Gupimanya n'aho Yesu ari, kuko Yesu ntabwo yari ari mu byumba byose by'iyo nzu, afite aho yari ari.
Ntabwo rero bapfuye gutoborera aho babonye ngo bapfe kumutimbura aho babonye, wenda bari kumukubita mu bindi byumba by'amadepo cyangwa se bikorerwamo indi mirimo itari y'urusengero, ariko bamenya gupimanya neza neza, ntibamutura hejuru y'abantu bari mu rusengero imbere, bapimanya n'aho Yesu ari, bamumanuriramo, bamumanuje imigozi, bemeye gutobora iyo nzu kugira ngo babashe kugeza Yesu, babashe kugeza uwo murwayi aho Yesu ari. Ibi rero bifite icyo bitwigisha kuri aba bahetsi. Abashaka ubwami bw'Imana dukwiriye kumenya guhamya ku ntego. Muri uko gupimanya dukwiye kumenya guhamya ku ntego, tukageraho dusanga koko agakiza kadutegereje kandi akaba ariho twahisemo. Kuko ni byiza yuko umuntu w'Imana agomba kumenya niba ibyo arimo ari byo bizamugeza ku bugingo buhoraho. Hari abantu batobora nabi badapimanyije, bagapfa gutoborera aho babonye hose ngo nuko bumvise bavuga Imana, ariko rimwe na rimwe mu by'ukuri akaba atari Imana bavuga neza. Kuko mu isi hari amadini menshi, hari abantu benshi bavuga Imana, hari n'abadayimoni ndetse badatinya kuvuga izina ry'Imana, abantu bakabahabiramo bagira ngo babonye ukuri, ariko mu by'ukuri nta Mana ihari. Bantu b'Imana rero, dukwiriye muri aka kanya Imana ibiduhaye gutekereza neza, ese ibyo ndimo napimanyije neza n'aho Yesu ari? Aha hantu Yesu arahari koko? Nicyo gituma uzajya usanga abantu benshi bagenda bahindagura amadini, rimwe na rimwe kavuga ati ibi bintu ndimo ndi kumva bitampesha agakiza. Ntabwo guhindura idini ari icyaha, ahubwo ikibi ni ugupfa guhindura umuntu atazi n'ibyo ahinduriye. Ariko umuntu ashobora kuvuga ngo nshobora kuba narapimanyije nabi, ngahabira ahantu Yesu atavugwa neza, ngahabira ahantu Yesu atari. Ibyo rero bigatuma umuntu noneho apimanya n'aho Yesu ari. Ibyo nabyo birashoboka rwose. Impamvu ni uko n'umwami wacu Yesu Kristo yavuze ko aho bavuga ngo mwami mwami hose siko bazinjira mu bwami bw'Imana. Mu butumwa bwiza bwa Matayo, bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 21, ntabwo ahantu hose baririmba indirimbo zitwa iz'Imana, ntabwo ahantu hose bavuga mwami mwami, ntabwo ahantu hose bavuga indimi bihimbiye ngo ni indimi z'umwuka wera. Ntabwo bose ariko bazabona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero umuntu w'umunyabwenge, umuntu ushaka ubwami bw'Imana, agomba kwakirana ubwami bw'Imana ubushishozi bwo kumenya gupimanya, akamenya yuko Yesu ari aho hantu. Iyo bakiza kudapimanya bakamujugunya mu bindi byumba, hari igihe bari kumutura mu bintu by'amasorori, hari igihe bari kumutura mu bintu by'amacupa, hari igihe bari kumutura mu bintu by'amadepo, ahubwo bikamwangiza. Ariko kubera ko babaye abahetsi beza bazi gupimanya, bamugejeje aho Yesu ari. Imana ishimwe ko yaduhaye guhitamo neza tugapimanya n'aho Yesu ari, kandi twaramubonye. N'abandi bapimanyije nabi, iyi ngingo ya mbere turangije y'iki cyigisho ibamenyeshe yuko bagomba kugenzurana ubushishozi bagapimanya n'aho Yesu ari. Icya kabiri ni abimanya inzira. Hari abitambitse mu nzira barayimara rwose, kugeza ubwo abahetsi bemera kujya gutobora hejuru y'inzu. Ntugire ngo ni uko ahantu Yesu ari hatagerwaga, hari inzira itambuka mu birongozi by'urusengero, itambuka aho Yesu yatambukiye nawe agera aho yari ahagaze ajya kwigisha abo bantu. Inzira yari kuboneka iyo bakiza kuba abantu b'abanyempuhwe, bakababwira bati nyamuneka nimuduhe akayira tugeze uyu murwayi imbere ya Yesu. Iyo baba abantu beza bari kuberereka buke 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 babahetsi bagatambutsa umurwayi bakamugeza aho Yesu ari. Ariko siko byagenze, ahubwo inzira bayitambitsemo barayimara rwose. Mbese ibi biratubwira iki?
biratwigisha ko hari abantu benshi bavugwa ko ari abagenzi bajya mu ijuru, ko ari abakirisitu, ariko bitambitse mu nzira babuza abandi kugera aho Yesu ari. Birashoboka rwose yuko kamere zabo arizo zabujije abandi kwegera Yesu. Abo mu miryango bavukana n'abo bantu babashatseho akabuto katuma bemera ko abavukanye babo ari abakirisitu barakabuze. Umugabo wawe ashobora kuba yarabuze ikimenyetso cyerekana ko uri umukirisitu-kazi cyatuma gukurikira mu nzira igana Imana, kubera ko kamere zawe za kera, ubugare bwawe, umujinya wawe, amakosa runaka akomoka muri kavukire yawe nta kigeze gihinduka. Mugabo akavuga ese rero umugore wanjye buriya ni Imana asenga, ese umugabo wanjye ni Imana asenga, nakwirirwa mujya inyuma na ziriya kamere na ruriya rutoto n'uyu mujinya w'umuranduranzuzi ahorana, ariko mu kanya nkumva araririmba nk'abantu b'Imana. Iyo kamere yawe ishobora kuba yarabaye intandaro yo kubuza abandi kugera aho Yesu ari. Abavandimwe bawe bashobora kuba barakubuzeho imbuto yatuma bagukurikira mu nzira witwa ko wanyuzemo igana Imana, kubera kamere yawe. Niba baguhora kwizera nta kibazo, ariko baramutse baguhora impamvu, ni wisuzume, wisubiremo, urebe yuko nta kamere runaka ushobora kuba ufite yabujije abandi kugera aho Yesu ari, wimanye inzira. Matayo 23:13 haratubwira ngo muzabona ishyano mwa bafarisayo mwe b'indyarya, kuko mwabitse urufunguzo rw'ubwenge, ntimwinjire ubwanyu ngo mugere ku gakiza, n'abashakaga kwinjira mukababuza. Ibyo rero birerekana neza yuko hari abantu bimana inzira ijya mu ijuru kubera kamere yabo, kubera imigambi yabo, kubera kutamenya agaciro kaboneka mu kwera imbuto nziza zikwiriye abihannye. Mu kwera imbuto rero niho dutanga inzira ifunguye kugira ngo n'abandi bamenye yuko rwose turi abagenzi bajya mu ijuru, bitume nabo tubakingurira inzira yo kugera aho twageze ku musaraba. Imana ibidufashemo. Mwene data rero, nujya mu nzu y'Imana ujye wemera rwose no kwera imbuto zikwiriye abageze mu nzu y'Imana, kugira ngo n'abandi bakuri inyuma ubabere icyitegererezo. Iki rero ni icy'ingenzi ku bantu b'Imana bajya mu ijuru, bagomba kwerekana yuko hari aho bageze, mukangwa kwimana inzira kugira ngo n'abadukurikiye nabo bazagere ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatatu dusomye muri iyi nkuru ni Yesu ubwe. Abonye kwizera n'ubushake n'ubwitange bw'abahetsi no kwicisha bugufi k'umurwayi, ntiyabateye amana ati mutanyiyicira, mutanyuza mu nzira itariyo. Yemeye ko batobora inzu. Yesu abonye kwizera kw'abo bantu n'urukundo bagaragaje, maze aravuga ngo uyu murwayi ndabanza muhe icy'ingenzi, ndabanza muhe ikirenze icyo baje kumusabira. Amina. Imana yacu iratuzi. Hari igihe ibyo dusaba biba ari bito cyane ku by'Imana igambiriye kudukorera. Icyo rero cy'ingenzi ntabwo abantu babonaga ko ari cyo cyangombwa. Icyo nicyo cyitwa kubabarirwa ibyaha, kuko nicyo cyazanye Yesu Kristo nk'umukiza w'abari mu isi. Akaba yita cyane rero ku bitagaragara by'imbere mu mutima. Mu mitima y'abantu hakwiye kuba harimo imbabazi z'Imana kuruta iby'inyuma ku mubiri. Yego nabyo nubwo bimushishikaje, ariko cyane nawe yaduhitiyemo ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, naho ibindi byo muzabyongerwa. Matayo 6:33 niko hatubwira. Mwene data rero, nujya mu nzu y'Imana ujye ubanza wishimire gucyura icy'ingenzi. Iyo urebye amasengesho menshi abantu bafite muri iki gihe,
bashaka ibya none bigaragara bifatika, iby'imitungo n'ibindi. Abashaka abagabo sanga ari byo bashyize imbere, abashaka abagore sanga ari byo bashyize imbere, abashaka amafaranga usanga ari byo bashyize imbere, abashaka amazu meza usanga ari byo bashyize imbere, kubirutisha iby'ubugingo buzahoraho bw'iteka ryose, kubirutisha kwigenzura ngo umuntu arebe ko muri we hataba harimo amakosa yazamubuza kubona Imana, arebe ko muri we hataba harimo ibyaha byamubuza kubona Imana. Ariko bavandimwe bene data munteze amatwi, nk'uko Yesu yabivuze hariya amaze kuvuga muri Matayo ibice 6:33, yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ni ukuvuga ngo mubanze mushake imbabazi z'Imana, mwumve ko mubabariwe n'Imana, ibyaha byari kuzababuza kubona ubwami bw'Imana. Ngo nimumara kumva ibyo mubyakiriye mubonye ubwami bw'Imana, na biriya bindi muzabyongerwa. Yari amaze kuvuga amagambo akomeye avuga ngo ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki, cyangwa ngo mutekereze iby'umubiri ngo tuzambara iki, tuzabaho gute, ahazaza hacu hameze gute. Aravuga ngo ibyo ngibyo n'abapagani barabishaka kandi bakanabikorera, bakabihabwa, bakabibona. Ikindi yavuze cyiza kuri aya magambo, nubwo atari yose icyo turimo tuganiraho, yaravuze ngo ibyo ngibyo data wo mu ijuru ngo azi yuko mubikwiriye nubwo mutakwirirwa mubisaba. Mu by'ukuri Imana yaturemye izi ko tutabaho tutariye, tutarya, izi ko tutagenda twambaye ubusa mu gihe cyo kwambara imyenda, izi ko tutabaho tunyagirwa n'imvura. Data wo mu ijuru arabizi, agomba kumenya ko tugira amazu twaryamamo, yaba ari ayo dukodesheje cyangwa ari ayo twiyubakiye, Imana ibidufashijemo. Esansiyeri ni ukugira aho uryama, abandi basinzira nawe ugasinzira. Ibyo kwiganyira ngo ndyamye mu nzu z'abandi, ngo ndyamye mu zitari izanjye, ibyo ntibikureba. Ikikureba ni uko waremwe n'Imana. Niba uyizera rero nyurwa cyane n'aho uryama. Si ngombwa ngo twese turyame mu mazu amwe, ariko aho usinzira ukahabonera amahoro hakwiye kukunyura. Abadayimoni bakongorera ngo gatari ahanjye bwite. Ikizima ni ukuvuga ngo Mwami Yesu ugiye kuryama, ari uryamye mu nzu, ari uryamye mu yakodesha, mwese iyo musinziriye musinzira kimwe. Mugomba rero kubiha agaciro, ukanyurwa nuko abandi bagiye ku buriri nawe ukaba ugiye ku buriri. Nibyo rero Yesu yavugaga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana, naho aho kuryama, ibyo kurya, ibyo kwambara, ngo so wabaremye azi ko mubikwiriye mutiriwe mubisaba. Imana ishimwe ko ituzi. Niyo mpamvu rero Yesu yararebye aravuga ngo uyu muntu reka mbanze muhe icy'ingenzi. Aramubwira ngo ibyaha byawe byose urabibabariwe. Uyu murwayi wacu ntiyateye amahane ngo asakoza avuge ngo oya Mwami si cyo cyanzanye, ndashaka gukira ubumuga. Yabyakiriye atyo, yumva anejejwe nuko mu kanwa ka Yesu havuye mu ijwi rimubabarira ibyaha, ategereza ibindi biza gukurikiraho. Amen. Kandi noneho nta nubwo byagarukiye aho gusa. Yesu azi ibidukwiriye byose. Aranamubwira rero ngo byuka rero wikorere uburiri bwawe utahe. Ubwo Yesu yari akoze ibintu bibiri icyarimwe, ariko yabanje icy'ingenzi. Akivuga rero kiriya cy'ingenzi, tugeze ku ngingo ya 4 ivuga iby'abanyedini. Abanyedini b'abafarisayo batangira kwiburanya mu mitima, batangira kugira kwivovota ko mu mutima, bagira bati ariko uyu muntu ninde wihaye kubabarira abantu ibyaha? Yesu ntabwo bahereye ko batahura ubumana bwe bwari muri we. Bamureberaga mu mubiri nk'uwo kwa Yozefu, nk'uwo kwa Mariya, nuko ntabwo bamurikiwe ngo bahere ko batahura ubumana muri we, keretse abamurikiwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana bakamumenya, ari nabo bamukurikiraga aho ajya hose. Ariko abafarisayo, abanyedini, kandi abanyedini n'uyu munsi barahari bibera mu madini gusa, bahora ari abo guhinyura ibikorwa, bahora ari abo kwivovota mu mitima, ntabwo rwose
bajya bakora ibintu byiza. Kuba umunyedini biragatsindwa, dukwiye kuba abakristo b'abanyetorero, ariko iyo ugize umukoshi ukaba umunyedini uhora mu gahinyu. Baratangira rero bati uyu ni muntu ki wo kubarira abantu ibyaha, ndetse baranivovota, niko Bibiliya yatubwiye, bitotombera mu mitima yabo, bavuga ibyo batazi ngo Yesu arigereranyije, kuko barebaga kubiboneka by'inyuma gusa. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ngo tidukwiriye guhora tureba kubiboneka gusa by'inyuma, dukwiriye gutereza amaso y'umwuka tukareba ku bitaboneka. Hari abantu rero benshi bari muri iyi kategori, bari muri uru rwego rw'abanyedini, n'ubu hari mu itorero, mu madini atandukanye twizereramo Imana ya gikirisitu, b'abanyedini rwose bahorana mwene izo mburanyi zo mu mitima yabo, bakaberaho kumenya no kunegura abakozi b'Imana nk'uko bari abaneguye Yesu, bagahora bivovota mu mitima yabo, bavuga ibyo batazi n'ibyo badasobanukiwe, nuko ugasanga barahora biburanye rwose mu mitima yabo. Bazi kugenzura cyane ibintu bitagenda neza mu itorero, ariko ibigenda neza ntabwo babitindaho, ahubwo imibereho yabo niyo guhora bagenzura no kunegura ibitagenda neza. Bamwe bati ngewe uyu mukozi w'Imana runaka simwishimira, ariko n'Imana yamuhamagaye. Abandi bati ibya hano muri rino dini ryacu tubamo ngewe biranyobeye, bitakuyobera se, none se kutinjiye ngo umenye gukora kw'Imana byabura kukuyobera gute? Abandi bati iby'iri dini birandambiye. Abandi bati n'amafaranga yacu dutanga muri ryo nayo arandambiye. Kandi rimwe na rimwe abavuga batyo nta n'icyo baba bakora, bazi kuburana amafaranga y'abandi yatanzwe n'abana b'Imana, none ugasanga baravuga bati twebwe amafaranga ya hano araturambiye. Arinda kurambira? Hari uwigeze gukora mu ruhago? Hari uwigeze akoresha ingufu n'igitugu kugira ngo akwake amafaranga yawe? Waretse abana b'Imana bazo bo bakorera bakayatanga, bakayakoresha umurimo w'Imana. Ngo insengero zihora zubakwa ngo nge birandambiye, bitakurambira se, none se hari imisanzu yawe ibiriho? Nuko n'ibindi nk'ibyo abantu bivovotera ibitabareba. Barindaga bivovotera Yesu ngo ababariye ibyaha, ibyo byarabarebaga ko badategereza ngo barebe ibiza gukurikiraho. Ariko Yesu ndamukunda, Imana ishimwe, nuko yabonye abantu banze kwemera ibikorerwa imbere mu kiroho, mu mutima, arimuka agakora n'iby'inyuma bigaragarira n'abanyantege nke, kugira ngo nabo abemeza ubumana bwe, icyubahiro kibi cy'Imana. Noneho ugasanga rimwe na rimwe abo bantu bitotombera ngo ntibabemera, nyamara Imana nyirabo yabahamagaye irabemera. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abe umupasitoro kuko umwemera, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abe umuvugabutumwa kuko umwemera, ntabwo ari ngombwa ngo umuririmbyi ugomba umwemere ngo nutamwemera ubwo ntazaba ari umuririmbyi. Aba bantu bemerwa n'Imana ikaba yarabatoranyije, Imana nyirabo irabemera, icyubahiro kibi cyayo. Ahubwo wowe genzura yuko utaba waratewe kugira ngo utangire kwivovotera abantu bakorera Imana bari mu mwuka no mu kuri. Mbese byaba ari ibintu bingahe byigeze bihinduka mu idini ryawe, mu itorero ryawe, wowe n'agatsiko kawe bikaba byarahinduwe no kwivovota kwanyu? Uvuge uti kwivovota kwacu Imana igukoreramo? Oya, ntabyo. Ahubwo muravunwa n'ibitabareba rwose. Kora icyo Imana ikugomba, icyo uyigomba, icyo ushakaho, ibyo ikwaka watanga mu murimo wayo. Ibitakureba n'ibyo udashoboye ntabwo Imana izabikurengagiriza, ariko we kugerekaho kwivovotera n'imirimo abandi bakoze wowe utarimo. Kandi umenye ko ibyo wivovotera mu mutima wawe bigera imbere y'Imana bisakuza cyane.
nicyo gituma bariya abafarisayo n'abanyedini ntibigeze batura ngo babivuge n'umunwa, ngo bivovoteye mu mitima. Yesu arabwira ngo yemwe ko musakuza mu mitima, icyoroshye ni iki? Ari ukubwira uyu murwayi ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ari no kumubwira ngo byuka ugende, icyoroshye ni iki? Kandi cyari cyoroshye kuri Yesu ni ukumubwira ngo byuka ugende. Naho kubabarirwa ibyaha kuri we nibyo byari bikomeye, kuko abagira ubwonko bwo kubabarirwa ibyaha ntabwo ari benshi. Kuri we yabanje igikomeye, nubwo abantu babonaga ari cyo cyoroshye. Imana ishimirwe yuko izi kuduhitiramo ibyiza, icyubahiro kibi cyayo. Byanditswe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 12 umurongo wa 36 ngo amagambo yose y'imfabusha abantu bavuga bazayabazwa kuri urya munsi. Ibyo abantu bivovotera mu mitima, bihishwe mu mitima yabo, imbere y'Imana ibisoma nk'ibyambaye ubusa, birasakuza. Ntukavuge rero ngo wacumuriye imbere mu mutima, ngo ubwo ntiwacumuye. Niba waritotombeye abakozi b'Imana, ukitotombera ibitagenda mu murimo w'Imana, ukivovotera abayobozi b'idini ryawe, b'itorero ryawe, ugatangira kunegurana, ugatangira kuvuga n'abo abantu Imana yasize amavuta, wihane no mu mutima, kuko ari naho wacumuriye. Ubundi usaba Imana kugira ngo ikwemeze ibyo gukiranuka kw'Imana gukorera mu bantu b'Imana. Aho niho uzaba uri umwana w'Imana. Hari abandi usanga bavuga bati ariko iri dini naryo riraduhagurukiye, iri dini riratugora rwose bikabije, aba bakozi b'Imana badutegeka nabi, batuyobora nabi. None se ko atari we Imana yahamagaye kubikora? Aho wowe wahagutereka ibyo uvuga badashoboye gukora, wabishobora? Bavandimwe, bantu b'Imana, ni byiza ko tureba ibitureba, buri muntu wese nk'urugingo ku mubiri, agakora ibyo ashoboye. Ibyo adashoboye ntubituke ngo ubicire urubanza, utazi bene kubihabwa n'Imana kubikora uko babikora. Abandi bati aha, ariko se koko ko batubwira ngo twihambirire ku mugabo umwe, twihambirire ku mugore umwe, uyu mugore ko ananiye bo ntibabona yuko yananije? Ngo niba umuntu yizaniye undi agasenda uwo yari afite, ngo ayo nayo ni amaha, dore ko batavuga ngo ni n'icyaha. Ngo uyu mugabo arananije, ngo ariko ngo ngewe ngo imyizerere y'iri dini sinyishoboye. Ngo niba niboneye ngo umusore runaka ndi umukobwa, ngo uwo musore ngo ntiyizera, ngo ni umupagani, ngo ntabwo twakwemera kubana, ngo ubwo nzarimbuka. Ugasanga n'ibyo batamubwiye nabyo ari kubicira urubanza. None se nyine uyobewe yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umucyo n'umwijima ntaho bihuriye, uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Uwo muntu uvuga ngo muzapfa kubana wirangiriza irari ry'umubiri wawe, ngo uzabanga umusengera ahinduke. Niba ufite ubushobozi bwo guhindura ihene ikaba intama, ubwo nawe uzamushobora. Kwa abana b'Imana bahari, wabanje ugasenga Imana ukagira akariro gake na firi, kugira ngo umenye neza yuko ibyo abakozi b'Imana bayobowe n'Umwuka Wera bakubwiye ko ariko kwaba ari ukuri, mbere yo kwifatira icyemezo kijyanye no kwivovota kwawe n'ishyari ryawe n'irari ryawe. Wabanje ukitonda, ukabanza ukabaza Imana ko Imana yacu igisubizo. Abo ni ba banyedini usanga biroha no mu bibazanira akaga, kandi bahinyuye inama zose bahabwa n'ubwoko bw'Imana. Bavandimwe rero, Imana idufashe kumenya neza iby'aya magambo tuganiriye. Amahoro y'Imana bane namwe. Mu wundi mwanya nanone tuzaganira ibyerekeranye n'umurwayi, ubundi dushyire no ku musozo iby'izi nyigisho. Murakoze gutega amatwi muri izi ngingo enye tumaze kwiga, buri muntu wese akumva icyo akwiriye gukora. Imana nibayobore mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Mwami wacu kubw'ijambo ryawe rizima ubashije kuduha muri aka kanya. Riha umugisha, rigwe neza ubuzima bw'umwuka bw'abaryakiriye, ryigishe buri muntu wese kwirebamo, imbaraga z'Imana zikorere muri we imirimo y'ubumana. Gushimiye yuko byumvise kandi kugiye kurikoresha rikatanga umusaruro mwiza, buri muntu wese akihana intege nkeya, abandi bakihana ibyaha byabo, kugira ngo bazahabwe ibyasezeranyijwe.
Njyambaje nizeye ko mbibwiye Imana yumva mu izina rya Yesu. Amen. Ukeneye kugira icyo dusobanuza wahamagara 0788859438. Imana ibahe umugisha aho muri hose ku mbuga nkoranyambaga. Iri rembo Imana yadukinguriye naryo kugira ngo turinyuremo, ubutumwa bwiza bugera ahashoboka n'ahadashoboka. Ndashimira Imana ko tekinoloji ibashije kudufasha kugeza ubutumwa bwiza kuri bene data aho bari hose, n'undi muntu utari ufite uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana kubera ko atabona umwanya wo kwinjira mu rusengero, kubera ko aho atuye hatari uburyo yarugeramo, ariko Imana yo mu ijuru yakinguye n'irembo ngo turinyuremo tugeze ubutumwa bwiza ku bantu bose. Amen. Nababwiye ko ari 0788835938. N'uwo munyamakuru ukugezaho ubu butumwa bwiza nawe witangiye gukora uyu murimo, nawe wajya umukontagita ukamubaza kugira ngo turusheho gukungurana ibitekerezo mu rugendo rujya mu ijuru. Ejo tutazabura ibyo twasezeranyijwe kandi ari uburenganzira bwacu bwo kubihabwa. Yesu nabaha umugisha. Murakoze.